Sali guys, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Kodaraba TV. Nikomeje gutega amatwi ndishema Yves rero nkomeje kwishimira ukuntu tugenda tubana umunsi ku wundi, abakoze subscribe, abakora share, comment ndetse bakanasiga like mukatubwira uko tubyumva. Turabikunda cyane kandi turabakunda cyane. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye, hari ibintu byinshi tuba tujya mu rukundo. Gusa uyu munsi twibande ku relationship, twibaza ati se uri umuhungu cyangwa se ukaba uri umukobwa, ese umukobwa mukundana ni muntu ki? Ese waba wumva wifuza kugumana umukobwa muri kumwe uyu munsi? Ni ibintu byinshi cyane twirengagiza nk'abahungu cyangwa se abagabo muri rusange, ukumva ko wamaze gutereta mwarakundanye, yego ntibyarakwemereye, ariko nyine ugasanga mu by'ukuri ese urakora iki kugira ngo umubano wanyu ukomeze kuba wajya imbere cyangwa se ubashe kuba wagumana umukunzi muri kumwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitanu, niba uri umuhungu cyangwa se ukaba uri umusore ushobora kwibandaho ndetse ukaba watsindira umutima w'umukobwa mukundana nawe wifuza gutereta, ibintu byagufasha. Ni byiza cyane, ni ingenzi kumenya ko niba umukobwa muri kumwe ukamenya se ni iki bituma aba comfortable, ese akunda iki, cyangwa se ukaba wamwitaho umunsi kundi bigatuma bityo watsindira umutima we muri rusange. Niba utarakanda subscribe rero ndakwibutsa kandi subscribe, ujye kukazogera ujye ubona ibyo tukora umunsi kundi, ibiganiro byose byageze kuri channel yacu cyangwa se kuri umuyoboro wa YouTube wacu kuri Kodaraba TV ujye ubibonera ku gihe. Niba uri umuhungu rero, iki ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho. Burya gerageza guhurira n'umukunzi wawe ahantu hari public cyangwa se ahantu hahurira n'abantu benshi. Burya akenshi na kenshi abagore cyangwa se abakobwa ni abantu bakunda kumva ko bari comfortable, bakumva ko bakunzwe. Bityo rero hari igihe usanga ufite umukunzi mukajya mukomeza guhurira ahantu hishe, ugasanga se mugihitanye plot, muhuriye ahantu ku muhanda muri mwenyine. Aho rero akomeza kugenda atekereza akavuga ati ese uyu muhungu dukundana aho ntiyaba atifuza ko bagenzi be bamenya. Buriya kenshi na kenshi bavuga bati umuhungu utifuza ko yahura nanjye, utari comfortable kuba yanjyana ahantu ngo anyerekane ndetse mbashe kuba nabanywa n'abandi, bityo agakeka ko atari mwiza cyangwa se adakunzwe nawe. Gerageza rero muri ahantu public, wenda maybe ufite kuba se public uzamujyana mu isoko, hoya ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Fata umukunzi wawe mujyane muri parikingi rusange, ufite kumugenda mugahurira nk'ahantu ku ishuri, mukaba mwajya no muri resitora ndetse mukaba mwajya no muri bare hamwe. Nyine ashobora kuhahurira n'inshuti ze zikabona ko muri kumwe kandi unamwishimiye cyane, ndetse apana inshuti ze gusa, akaba ari n'inshuti zawe muri rusange. Ni byiza rero kujyana n'umukobwa cyangwa se ukamusohokana ahantu hahurira n'abantu benshi, bityo bikazagufasha kumva ko akunzwe cyane kuruta abandi bose baba bari kumwe nawe cyangwa se mu buzima bwawe. Iki ni ikintu cya kabiri rero ugomba kwitaho. Niba ufite umukobwa mukundana, ikindi cya kabiri ugomba kwitaho, mubwire ko ari mwiza. Burya kenshi na kenshi ukundana n'umuntu ugasanga guys hano baba bari careless, nyine ugasanga binabatera isoni kuba wabwira umukobwa mukundana ko ari mwiza. Sometimes mukavuga ati se nimubwira ko ari mwiza afite kunseka, utazi kubaroma. Try your best, ugerageze kubaroma. Maybe ufite kubona umusatsi wari mwiza uyu munsi yasokoje neza cyangwa se yegoshesheje neza, just mubwire ati you look pretty, uragaragara neza. Mubwire nyine afite ibinzara nziza, afite amaguru meza, amaso meza. Gerageza umubwire ibyiza byo gukura. Abakobwa ni abantu bakunda kumva cyane. Akenshi na kenshi iyo ukunze kumubwira ibyiza bye, ukamubwira ko ari mwiza kuruta abandi, gerageza rero kugira ati umukobwa muri kumwe akomeze kukwishimira, ajye yumva akumbuye ko mwaganira. Guys, abantu bajya baganira n'abakobwa rero ugasanga mwateye story, ariko ugasanga mu by'ukuri waheze muri za activite z'akazi, ugasanga nyine muraganira murakundana n'ibyo, ariko mu by'ukuri nta kintu kigaragaza ko muri abakunzi, nta geste ujya ukora. Mbese nyine muganira ku by'akazi, muganira ku buzima busanzwe, ariko nyine ugasanga na wa muntu ugera ku kintu cy'urukundo akagira isoni. Bahambo nyine ugerageza umukobwa muri kumwe ntimukumveke, nyine umubwire amagambo meza y'urukundo. Niba ari mwiza umubwire icyiza umubonaho, umubwire icyo umukundira. Bityo rero bizatuma akomeza kumva ko ari mwiza kuruta abandi bagore bose cyangwa se abandi bakobwa bose bamukikije, akomeze kumva ko akunzwe ndetse anagukunde cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Niba uri umuhungu rero ukaba wifuza kugumana umukobwa muri kumwe uyu munsi cyangwa se ejo, gerageza guys wimubaza ibibazo bigiye kure ku buzima bwe. Abatipe benshi usanga ari ba bantu muhura ku munsi wa mbere, akigusuhuza akakubaza ati se bite, mubaho gute. Nyine ugasanga mbese ushatse kwinjira mu buzima bw'umuntu. Si no ku bakobwa gusa, buriya n'abahungu nabo benshi murabizi, nta muhungu wifuza umuntu umujya deep, umwinjira deep mu buzima. None bigeze ku bakobwa biba ikindi, kuko buriya ubuzima bw'abakobwa cyangwa se umukobwa ku giti cye aba yumva ubuzima bwe ari nkayo mpano ikomeye, cyangwa se
ari nkayo nzira yazamugeza ku byiza byose yifuza. Biba byiza rero burya ntabwo byoroha cyane ko umukobwa guys yapfa kutakubwira ati akakubwira nyine buri kimwe cyose cy'ubuzima bwe kiri prive mu gihe nyine atari yakwizera. Bisaba igihe kirekire, bisaba nyine kubaka icyizere muri wa mukobwa, bya bindi byose ugenda umukorera, bityo akabona ko ari akwiye kwizera, agafungurira umutima we ndetse akanakubwira buri kimwe. Gusa bibaho, hari igihe nyine wumva ko umuntu mwamaze kuba open, ukumva ko mwamaze guhuza ikiganiro, bityo ukumva ko wapfa kumubaza icyo wabonye cyose cyangwa se ukamubaza ibigiye deep ku buzima bwe. Sometimes rero inshuti yanjye ubajije umukobwa ukabona ntabwo yishimiye ikibazo umubajije, gerageza ufite guhita umubwira ati sorry, ihangane, sinari nzi ko ikibazo kiri kure cyane, niba mubangamiye umbabarire. Ubwo nyine yiga no gusaba imbabazi muri make, umenye ngo ati niba wababaje umukunzi wawe ukamubwira nk'ijambo cyangwa se ukamubaza ikintu kidakwiriye, mwereke ko nyine utarushishijwe no kuba wakimenya cyane, umwereke ko wari unahubutse cyangwa se ikinyuma, nabona ari ngombwa ko abikubwira azakubwira utiriwe umuhatiriza. Kandi gerageza ibibazo byose muganira guys, kano kantu ni ingenzi cyane. Sanga umubaza nyine bikoremo joke, sanga umubaza utera brag. Sometimes nyine ari igihe utera brag we akumva ko utari insiste byo kwamenya ibyo bintu cyane, nyine akumva ko utari ugambiye no kubimenya cyane, ariko ku ruhande wowe nyine uza akantu washyizemo uvuga ati nyine tu nagashyizemo, nubwo burya bakumvishije nka joke. Hari igihe sometimes mugeze muri wa mwanya w'i serious mukaganira muri seriye, ne byose wamubwiye nka joke mukimo muganira kare, agusubiza nyine akakubwira bya bindi byose wifuza kumenya, nyuma bidasabye ko umuhatiriza cyangwa se umubaza ibintu bigiye kure. Bityo rero banza wubaka icyizere muri we, ibyinshi abona ari ngombwa ko wamenya cyangwa se mu buzima bwawe guys, azabikubwira utiriwe ujya kumuhatiriza. Ikindi ikibazo rero buriya dukunda rwana cyo nk'abasore, niba wifuza kugumana umukunzi wawe, buriya abasore benshi cyangwa se abagabo benshi ni abantu bakunda kurakara cyane, ukamubwira ikintu agahita binare kugira ati wenda abashe kuba yakwereka umukunzi we ko ari uw'igitinyiro. Ariko burya guys ntabwo ari byiza. Akenshi na kenshi iyo umuganira na girlfriend wawe, umugore wawe, bityo yakubwira nk'ikintu ukabona urarakaye cyane, hari igihe we agushushanya nk'umuntu nyine mubi cyane, akakugira nyine akavuga ati ese uyu musore ko numva twifuza no kuzabana, ese uyu niwe muntu nzakunda akanderera abana. Sometimes habaho kurakaranya, ariko si byiza kuhita urakara ngo ugaragaze umujinya. Gerageza nyine nubwo waba urakaye, ariko buriya abasore n'abantu bazi kwihagararaho cyane kuruta abakobwa mu bintu byo kuba wenda bagaragaza amarangamutima. Gerageza nyine nubwo waba urakaye, ako kanya use nk'uwiyoroshya, maybe mu biganiro mu bundi bitari ku bitari by'uburakari. Kuko burya iyo urakariye umukobwa cyangwa se igitsina gore, yaba umugore cyangwa se girlfriend wawe, ufite umugore, burya bituma nyine akubonamo indi shusho itari nziza, bityo agashobora kuba yanagutinya, akajya avuga ati uyu umuntu nifuza gukundana nawe kuva kera hose. Gerageza rero buri situation yose mugezemo, nubwo waba wabaye, ariko umwereke ko muri make ugerageza kuba wakwishima. Si umwereke nyine umujinya wawe ako kanya ko bifite kuba yagutinya, bityo bigarangira relationship yanyu igiye ihagarara gake gake. Ikindi kintu rero ushobora kuba wakwitaho niba wifuza kugumana umukunzi wawe w'umukobwa cyangwa se umugore wawe, irinde kurenga imbibi ze. Ufite kuvuga ati imbibi ni iki? Buriya akenshi na kenshi abakobwa ni abantu bakunda nyine kuba bafite limite mu buzima bwabo, akaba avuga ati maybe sinapfa gutuma hari umukobwa unkorera kuri kino gice cy'umubiri, sinapfa gutuma hari umuhungu ukora ku gice cy'umubiri wanjye iki n'iki. Bityo rero ugasanga wowe uri wa muhungu ukunda kumuforosa mu bintu nyine bifite kuba abona ko wenda ukamubwira ati iki n'iki niba utagikoze ibi wapi. Gerageza rero wubahe imyanzuro ye, wubahe nyine boundaries, urenge nyine boundaries cyangwa se urenge imipaka mu buzima bwe. Urabona ko nyine bakunda kuba bashyizeho nka limit, akavuga ati ngewe umuntu n'uyu maybe wenda nko gukora sex, akavuga ati ngiye mfite kuzakorana sex n'umugabo wanjye umunsi nzaba nashatse umugabo. Wowe ugasanga nyamara uri wa muntu ukomeje kuba urimo guhatiriza nyine ibyo bintu, kandi mu by'ukuri we atariyo gahunda afite muri iyo minsi. Gerageza rero ukora uko ushoboye kose nyine umenye se umukobwa mukundana akunda iki, ni muntu ki. Muri make nyine bizagufasha kuba bya bindi byose kujya umukorera byatuma mwahagarika relationship yanyu bigenda bisa nk'ibigabanuka. Kenshi na kenshi nyine abahungu bakunda kuba nyine niba ushaka ikintu ukumva umuntu murakundana nibyo afite kuba yakwemerera gukora ikintu, ariko ibyo byose abikwemerera, why not? Gerageza rero ibyo ubona nyine atishimiye mu buzima bwe, ukora uko ushoboye kose, ugira ute umwubahe nyine, wubahe iyo myanzuro ye. Ibyo bizagufasha kuba wagumana umukunzi wawe muri kumwe. Ni byinshi rero twavugaho mu kiganiro cyacu, tugaka ku bintu byinshi cyane. Gusa niba uri umuhungu ukaba wifite umukobwa mukundana cyangwa se ukaba wifuza kuba
wamupropose cyangwa se ukamutereta, gerageza nyine ube humble, variable nyine ku buryo umwereka ko nyine ari wowe umuntu akeneye. Kandi no mu gihe muganira nyine burya ugerageze gukoresha amazina nyine, si ngombwa za sheri gusa cyangwa iki, cyangwa tutuzana nyine two ku ruhande tumwe twongeramo nyine twawukuye ahandi cyangwa se ushaka. Bizatuma nyine burya abagore ni abantu bakunda umuntu ubitaho cyane, bizatuma akomeza kubona ko ari wowe wakeneye mu buzima bwawe, bityo mubashe kuba mwagumana ibihe byose. Uyu munsi reka dusoreza ikiganiro cy'uyu munsi. Njye na Rishema Yves, iyo yari Kodaraba TV n'ubundi nk'ibisanzwe. Kunda ibiganiro byacu, utange inyunganizi muri comment, tubwire icyo twavugaho, tubwire uko wabyumvishe. Bizadushimisha gukomeza kubana namwe kandi dukunda ukuntu mutwitaho. Ni ingenzi kubana natwe rero, kanda subscribe, ukore share ndetse na like. Njye Rishema Yves ndabakunda cyane. Ciao ciao.